ndibavugirije iyo ryaje ndarivuga sinjya mbasha guhisha ukuri mu Imana bikambabaza. Ikintu cya mbere no gutwerera abantu ko ari abakirisito cyangwa ari abakozi b'Imana reka atari abakozi b'Imana. Undi akavuga ngo izi pastor kabaho ndi umupasteri wareba ugasanga si umupasteri si umushumba ugasanga ni isega. Undi akavuga ati ayiye apostles ndi intumwa twareba ugasanga si intumwa uko ni gatumwa ngo nukubizokoza uko byogoshe ntago nzigera mishukuri. Leta ikafasha imfubyi abanyamadeni bakabarya none nawe urarangije urariye umunzani urawunusuye urangira ati mu meri Imana haleluya nungutse miliyoni 5 maye mushumba ijya 10 mushumba we umujye mubanza musobanuze ibya 10 ari ibyo muzarya bikabagama abo barangi beje no basigaye bahanura n'abacwezi twazanye ukuri kwinshi. Nigeze mbwira abantu ndababwira ngo nucano ari isega ry'imbwa warangiza ugatera amabuye burya ikizabwejura mbere uzamenye ko cyumvishije ishyano riragwira harya ngimvura ngo ndiyaguye noneho yaraguye ariko ndiyagwiriye kugihe ibito bitaragwiriye kugihe mwe muravango nihinduka ry'ikirere mwabaye ibyaha mukora ahubwo mwagiye muri katuka byari byatumye imvura itaba none ujya muri korari ugasanga korari n'abatinganya bagiye kubwiriza wajya mu n'ukuri. Hari abo bita ngo base muhungu kuri Instagram baba bari kubyinisha ibibuna ariko impfu ziragwira yobo turapfushije basura kabikora bikorere mu ibanga base nimba warabaye intumbi umuhungu adingisa ikibuno ngo ni sadunda ariko abantu basi Kabera njya mbona yarahagurutse kuko uvuze naho ndiho napfa naho nzi ko nkundwa n'Uwiteka ngo ngwake nagereza utayigiyemo ariko isi yarashize mwakabyara. Umuntu w'umuhungu yambara ijipo umuntu w'umusore yambara ikanzu umva ekutemo nami bazapfa umviriza nicyo nendeye kuvuga yo kwibuka uzi kubona ikintu cy'ikigabo gifite ubwanwa namenya amakuru ko abatinganya ari amavuta bisiga imibiri yabo ikoroha navuze nyine reka mbivuge mu kinyabupfura. Hari ibintu rebo kavuga ati koko intumbi ziragwira. Nimumfashe dushimire abahanga Relax Life Center. Muri uru rugo n'uwazahaye havari injege bamukorera isuzuma rusange bakareba imikorere y'umubiri maze abazahajwe na amibe igifu umwijima indwara z'ubuhumekero ibibazo byo kutuzuza inshingano z'abashakanye indwara z'imitsi n'izindi bakazibamururaho bakoresheje inyongeramirire n'ubundi buhanga nka reflexology massage yongera ubwirinzi bw'umubiri ikarinda na stress. Bafite hydrotherapy machine yirukana ibinure amaraso agatembera neza ikaringaniza umubyibuho ugacukubiri n'indwara zikomeye nka diabete. Hari kandi detoxification isohora imyanda mu mubiri dore ko burya 30% by'indwara ziterwa n'iyo myanda. Bakagira fitness machine zikangura ibice by'umubiri bidakora neza bagukorera imbonera hamwe y'imirire ijyanye n'ikibazo ufite maze mbere yo kugusezerera ukongera ugakorerwa isuzumwa rusange kugira ngo utahe ntacyo utaka. Uvuye kuri gare ya Kimironko utaragera ku rusengero rwa Foursquare Gospel Church urabona icyapa cy'ikigo Relax Life Center. Telefone ni 0788 iyi nimero iri no kuri WhatsApp. Nanjye mbasuhuza mwese abadukurikiye ku Isezerano TV ni by'agaciro gakomeye cyane kwa mugarutse kubana natwe umwanya nk'uyu nguyu. Ndabashimira mwamuherere hose yaba bari hano mu Rwanda inshuti zacu ziri Burundi abari muri diaspora mwese reka mbabwenga amahoro y'Imana abe muri mwebwe. Kuri kamera ndi kumwe na Evangeliste Habarurema Adrien. Amen. Nishimiye kongera kubana nawe. Murakoze cyane vo nanjye ndishimye kuza kongera kuboneka ku Isezerano TV. Ndabagumbiriye mu Kirundi niko bajya bavuga ngo ndabayambiriye. Kugumbira se no kuyambira. Kirundi ntacyo nzi da. Okay. Kukivuze nanone sinabura kucyumva. Ego. Kuko buraba yambira baba no kugumbira. Okay. Mumeze neza namwe. Nta mahoro. Adrien. Karame mutaka kurgira mu rugo. Mu rugo turaho. Ubugingo ni buzima. Mu mubiri haba ni bisanzwe. Mu buzima bari bisanzwe kuko imibereho yacu namaze kumenya ko ubuzima bwacu buri mu Mana. Tugomba kunyurwa na situation yose. Nicyo gituma umuntu wese wamenye Imana akaba akunda Imana
ni nacyo kumenya Imana bitandukanira he no gukorera Satani. Umuntu wamenye Imana aba yiteguye gukadiriya ubuzima bwose acamo, akamenya kubujera. Uranyurwa rero, ibihe byiza ukanyurwa, ibihe bibi ukanyurwa, ibihe by'intambara ukanyurwa, struggle zazo ugastrugglinga, ukavuga ukiyakira. Nicyo kumenya Imana bimeze, nicyo kumenya Imana bivuze, kuko ubuzima bwa Kristo n'ubuzima bw'iyi si n'imvange. Hari ibyo tutavuga ariko Imana ibizi turaho. Yego. Adrien, ngaho turagize Imana Nyiringabo, Imana ikomeye, Imana ivuga bikaba, Imana itegeka bikakumvira, Imana itajya ibishya, idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo. Uduhaye umwanya mwiza wo kuza kuri kamera za ISEZERANO TV. Ntabwo ari akamenyero, ntabwo ari uko tubimenyereye, no, ntabwo ari uko tuziranye, no, ahubwo ni bless, n'ubuntu bwawe, ni neza yawe. Nyemerera umuntu wese ufunguye agatega amatwi iki kiganiro, yaba ari kuri mashini, yaba ari kuri screen, yaba ari muri telefone, ahimbuke. Umuntu wese uteze amatwi iki kiganiro ko ari ubutumwa bwiza buri buze gucamo, ahemburwe nawe. Uturinde kuvuga ibyo dushaka ahubwo tuvuga ibyo ushaka. Turinde kwihimbaza ahubwo uhimbazwe uri muri twebwe. Uteze amatwi ahindurwe n'umuburo wawe, mu izina rya Kristo Yesu, amen. 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 Adrien, reka mpera ahangaha. Mu myaka umaze mu ivugabutumwa cyangwa se ukijijwe, ni ibiki ujya ureba mu murimo w'Imana bikakubabaza? Ibintu ndeba mu murimo w'Imana bikambabaza, ikintu cya mbere ni ugutwerera abantu ko ari abakirisito cyangwa ari abakozi b'Imana, ariko atari abakozi b'Imana. Kubibatwerera? Yego. Wabwirwa n'iki se ko umuntu yabibatwerereye? Bibiliya iravuga ngo tuzabamenyera ku mbuto. Nta mbuto z'ubwo ngubwo urumva tutaba dutwerereye abantu. Mbega hari abure bitwa abakristo ariko bareba imbuto zabo ukavuga uti ugacishaho umukata? Rega ari ikintu abantu bajya bibagirwa. Nk'iyo bivuze umuntu akubwira ngo uciye urubanza. Yego. Ariko tukirengagiza ko ibiba mu muntu mo imbere tutabimenya. Imbere naho Imana. Twebwe abantu tureba ibiri physically, ibigaragarira abantu inyuma. Yego. Nibyo tureba. Noneho kenshi iyo ubwiye umuntu ngo tuzabamenyera ku mbuto, ahita akubwira ngo wowe nkaho wakureba. Ni urugero nyine, nanze urugero kuri Adrien, ntaza kuvuga abandi, uretse ko nawe baye ngombwa nabavuga. Ntago nkunda kuvuga izina ry'umuntu, ariko buryo iyo mbivuze mbashije kuritungura mu kanwa imba nababaye, kandi nabwo sinarikoresha nsenya, narikoresha nubaka ubwami bw'Imana. Yego. Noneho rero wamubwira, wabireba bikakubabaza. Umuntu agwata ariko kujya uciye urubanza, wikinjira mu buzima bwanjye. Ibyo rero mu bintu bimbabaza ni ugutwerera nk'umuntu titire. Example, urugero, umuntu akavuga ngo I am prophet, ndi umuhanuzi. Twareba mu bintu bijyanye n'ubuhanuzi tugasanga siwe. Undi akavuga ngo ndi evangelist, ugasanga si umuvugabutumwa, ugasanga ni umukomediye. Undi akavuga ngo izi pastor, akavuga ngo ndi umupasiteri, wareba ugasanga si umupasiteri, si umushumba, ugasanga ni isega. Undi akavuga ati I am apostles, ndi intumwa, twareba ugasanga si intumwa uko ni gatumwa. Uretse no kuba gatumwa, ugasanga n'inzererezi yo mu buryo bw'umwuka. Baranyihanganira, ndibavugirije iyo ryaje ndarivuga, sinjya mbasha guhisha ukuri. Noneho rero icyo kintu kiri mu bintu binjye. Ikindi, kubona abantu barembye, barwaye indwara zitandukanye, barwaye sida, abarwaye kansa, abarwaye umwijima, mbibutse kuba bimbabaza, ntibivuze ko bizakurwaho. Yesu azarindaza. Hari abantu barwaye, hari n'abantu tubwiriza ubutumwa bwiza tukabwiriza indaya kwihana, zimwe zikihana izindi ntizihane, kubera ko Bibiliya avuga ngo yahamagaye benshi ariko abamwitabye ni bake. Abumvise ubwo butumire bwa Kristo Yesu bakitaba Imana badapfuye ni bakeya, kuko ari abantu bajya batwerera abantu nk'umuntu yitabye Imana
kubera ko urupfu rurababaza abantu bararutinya nyamara ntibazarutinya kuko twese niho tuzajya mba mbona nta kidasanzwe gupfa tuzapfa ahubwo ikibabaje umuntu yapfuye gute yapfuye ajyahe umuntu ko yapfuye yagiye ese ko bavuze ngo yapfuye yagiye rero kubera ko bibabaza ivudu urupfu ruryana ntago babyita urupfu bavuga ngo umuntu yitabye Imana none rero icyo kintu ngarutse ugasanga umuntu ararembye aba mu rusengero arashonje n'umunyenzara hari igihe ngenda nkareba barwaye kanseri barwaye ibibyimba barembye barwaye imitima babuze gikurikirana babakene hari abakene dutunze bamwe ni abadeperi abandi ni abangirikani abandi ni abahe mu yandi matorero uretse ko byenda angirikani gikunda gufasha abakene byo yendo ntago ndibuze kuyikontaho cyane ati none se Adrien ndagutumye kuza kuvuga idini ariko akari ku mutima gazeze kara ku munwa ngiye sinzahisha ukuri abantu muzanyihanganire ndebavugirije nibiza nzabivuga hari umuntu avuze ngo uvuga ukuri nyine ngo umuntu ngo abisokoze uko byogoshe niko bajya bavuga ngo kubisokoze uko byogoshe ntago nzigera mpisha ukuri ngo nuko bisokoze uko byogoshe niko bajya bavuga ngo bisokoze uko byogoshe ngo ibi bintu ngo niko twabisanze ngo bisokoze uko byogoshe ngo ni systeme y'itorero twasanga tugasanga ni umuvuno w'idini tugasanga si itorero bisokoze uko byogoshe ni systeme y'abashumba twasanga tugasanga systeme ya bibliothèque noneho ugasanga umuntu ni umwadeperi undi nuwo murindi torero mvuza ADPR kuko ari onsengera ayandi matorero nyareke da reka mvuga onsengera yenda bazavuga tuzagutenga ndakijijwe n'igigaburo sinasambanye sinanebye haleluya rero amen noneho munyihanganire nyine kuri kuraryana buriya bajya bavuga ngo kuri guca muziko ngo ndigushya evo kurashya nukuri ukuri guca muziko kugashya neza babwiye ukuri kurashya icyo akora ikintu kudakora ni kimwe ntago kujya gukongoka ariko kurashya ubu dufite ukuri bibiri ivuga kwakongotse kukongokera mu kinyoma cy'idini ariko kubera nako kurashya ariko kubera ko kutajya gukongoka bizarangira ukuri kwigaranzuye ikinyoma ariko kurakongoka nako kurashya none se kudashya ntago tuzi ko ibya 10 n'amaturo ari iby'abashumba atuguzongeye kuzanya ibya 10 n'amaturo siyo topic ariko iyo dusomye Bibiliya tukajya muri Bibiliya tukajya n'abantu bize teoloji n'abize Bibiliya barabizi nibyo mvuga ibi bintu mvuga hari ababizi cya 10 ni icy'imfubyi ni icy'abapfakazi ni icy'abameneshejwe abantu bagiye kumbwira ati kwepo kwa jina la Yesu abashumba bamwe n'abapastor ajya bato ugiye kudukura ku maturo hoya ahubwo muzajye mubikorera uranyumva ugasanga imfubyi wayiriye n'umukene warangiza ukavuga ngo uri pasitoro kandi baba babazi muri korari muamuziranye muamuzi umuntu utabona umusanzu ariko kumubwira impore ahubwo baramubureminga bakamubwira ngo genda ibyo bintu rero biranike birambabaza birakubabaza nkumva ngize ifuhe nkumva mfite agahinda k'Imana yego nuko nyine bitashoboka ubundi ari insengero mfite ubushobozi n'amadini nareba n'ibikorerwamo simbishinzwe nta nubwo ndi RGB ni yishinzwe ngo kureberera abantu bafite ni ibigo ni societe babyita ngo iki ariko ni imiryango ishamikiye kuri societe mu buryo yego ni ibishinzwe nishinzwe n'iby'amadini
ni ishinzwe amadini nyine amadini n'amatorero ariko amadini n'amatorero sindabimenya hari ibintu ntaramenya neza ubwashize nabwiye abantu ndi kwigisha ndababwira ngo ndashaka kuzamenya indwara murwaye ni gute usengana n'umuntu kabiri gatatu umwaka arwaye umugongo atari uwo kumwica ntukire aho si igihano cy'Imana kubera ko hari indwara z'ibihano habaho indwara z'ibihano umuntu akarwara mu nda kumbi yarafungishije kufungisha ntibanyumve nabi atadiri hano ugiye gukuraho na oya ibyo birabareba sindwanyije amahitamo yawe ariko icyo nshatse kuvuga ukuri abantu barakuzi noneho umuntu ugasanga yagiye mu bapfumu amaze kujya mu bapfumu baramutobagura baramurasaga arangije ararwara kanseri none ati ni abadayimoni ndacyabishakira inyito kuko naje gusanga ari ibintu mujya mutwerera Imana ari ibintu abantu bizaniye mwibaza impamvu ni gute ubu hariho abantu bahora niko murahariko ubu hariho abantu bahorana uburwayi bwa bundi bwitwa ngukira ndaza kubivugaho neza ndaza kubivugaho nitwinjira mu kiganiro neza sindabimenya neza rero uracyabyigaho sindabimenya neza ariko kutabimenya neza si uko ndabizi ndashaka inyito yabyo kubishakira inyito kubishakira naje gusanga ari ibintu abantu batwerera Imana hari n'ibintu abantu batwerera abashumba atari bo hari n'ibyo batwerera abavuga butumwa atari bo hakaba n'ibyo batwerera abavuga butumwa abahanuzi atari bo ndacyashaka no kubyita inyito ndacyabishakira izina ubwo nari mbivugiye kujya bitanga amadini n'amatorero iyo usanga ari amenshi ni amadini kuko biravanga idini nyakuri niyita ku mfubyi niyita ku bapfakazi amadini menshi yari imfubyi ayandi yari abapfakazi cyakora harayonze ajya yita ku mfubyi harayonze ajya yita ku bapfakazi hari n'abashumba nzi hari abonzi navuga nkavuga nti nk'uru rusengero rwose ariko hari n'ubwo navuga nkavuga nti uyu we ni irari ry'inda ariko reka tujye tuvugisha ukuri kuvugisha ukuri ntibyica umutumirano mugani hari ibintu tutajya twitaho abantu bamba bareye kubivuga ariko nanone akariho karavuga yego ujya ubona abayisilamu ibikorwa by'urukundo bakora bagira ibikorwa byiza kandi bigaragarira amaso bigaragarira amaso tutabona bitwa abakristo babikora nyine navuze Isilamu aribo basura abarwayi Isilamu yitwa ko ari idini ya Isilamu bo barabyemeye bemeye ko ari idini na katolike yemeye ko ari idini ya katolike kandi idini yes katolike ni idini ubundi mu Rwanda amadini hari yanyawe yemewe ko ari idini ni idini ya katolike ni idini ya Isilamu abandi bavuga ko ari amatorero ndacyabimenya rero niyo mpamvu nayemvuze ngo ndacyakora research ndebe kuko idini neki ni igikorwa icyo ari cyo cyose cyitirirwa Imana ariko Imana itakirimo kikagira n'icyo bita imigenzo ndetse n'imihango wari uvuze rero ku bayisilamu ngo bita kuki ku barwayi bafite imirimo myiza imbega imirimo yabo iragaragara ariko abakristo babikora mu ibanga ariko nabo ntago navuga ngo bose bazajya mu ijuru ariko nanone ijuru singe nditanga ijuru ritangwa n'Uwiteka nk'umwigisha nk'umuvugabutumwa biravanga ukora neza wese azabihemberwa ukora neza ariko yego abasilamu bita ku bapfaka ku mfubyi abasilamu bita ku barwayi yego njya mbabona icyakora n'idini ya Anglikani nayo nzi ko yita ku bakene cyane ndabazi pe baramenyana iki cyo ndakizi hari n'andi matorero nzi ugiye kwa Minyoni bita ku bakene ndabizi neza kuko ari ubuhamya bwabo nzi basengerayo ariko wajya kwe Porovete ati ndagutumye amazina y'abapasitoro kuvuga imbwa mu mazina njya mbivuga
ati none subise imaga ntago mbisi imaga ariko ni ukuri hari abantu bakora ibikorwa ugasanga si ibikorwa by'imfura ugasanga ni ibikorwa by'ububwa ati umukozi w'Imana aratukana oya sago naje gutukana ariko tujye tuvuga ukuri ukareba ishyaka rwose nyakubahwa mushumba ndabizi neza ko mufite influence mufite audience ubu hari ikintu cyateye mu madini shaho hari n'undi muntu nabonye nawe wabyadukanye byo gutumira abapasitori bafite ijambo ry'Imana n'abahanuzi bafite ibihe byiza kubera ko nyine kenshi agatike kazarikora mukagenda nyine nabo bakagenda ariko ubu wagenda ukareba kwa ni ishyaka ry'Imana ririya muzambwire kubera iki atari ishyaka ry'Imana ibyo akora n'ibikorwa akora bihabanye n'ubutumwa bwiza ubu hari ibintu nshaka hari ibintu naramenyera izina Bibiliya yarambwiye ngo ukuboko kw'iburyo ni gutanga uko ibumoso niko uzabimenya ariko ndacyashaka amazina y'abari abantu mujya kuri YouTube mukajya gufasha n'udukamera Adrien kandi benshi mufite ama audience mvuze sample kuri YouTube nimba ivuga gutyo rarakara kubera ko evode nawe ntugakate kandi ari abanyamakuru nyambona n'udukamera 50,000 n'ibihumbi 200 bohereje umuntu mukagenda mugatwika ariko nimutwike namwe bibatwika biraje allo muranyihanganira none rero umuntu yaguye 500 ati mfashiriza imfubyi miliyoni $1 million ubu ndacyashaka kumenya imfubyi mwariye n'abapfakazi kuko ari amarira yose abari inyuma ziriya compassion mwagiye mushinga mugashaka abasaponse bakaza bakabatera inkunga support bakabasapotinga mwarangiza mukazamura ari ama etage abandi mukazamura abandi mukazamura amave ngo iki barahari ubuze nabuze nuretse kumbajije ngo umunyamakuru w'ijisho rya rubanda ariko tuvugije ukuri nyine uri inyuma ya redore inyuma ya kamera ubuse nabuze n'abantu badukurikiye barabazi ariko ndacyashaka imfubyi bariye ari amarira y'imfubyi n'amarira y'abapfakazi n'ay'abakene abana banyu niyo bazayonka kuko namenye icyo umuntu ayibane cyasarura agiye kumbwira ati kwa Jina Yesu ugiye kwatura abana banyu imivumo hoya tugiye muri Bibiliya imbwira iki mora abana gukiranirwa kwa se nkageza ku buvivi n'ubuvivure ngaciteka ni nako no gukiranuka bigenda icyo umuntu abiba n'icyo asarura ndacyabimenya rero Adrien reka ibyo wenda tuzabikora ikiganiro kwabyo nakubaje yenda ikintu ibintu bijyaje bikubabaza mu murimo w'Imana yego wari ugikomeza kuri nyine birambabaza kutwerera abandi amatitire batariho kwitwikira kuri umuvuga butumwa nyamara uri umuvuga mubi imvuga mabi uri umusambanyi uraboze uri kaborere mu Giswahili baravuga ngo ni mu Kirundi umusinzi baravuga ngo ni imbozi yaborewe yarangiza abapasitoro babizi ko ari umusinzi nababwiye ko umuntu areba inyuma imbere ari ah'Imana ngo ririmba ngo uri umukozi w'Imana qu'est-ce what umukozi w'Imana mu buye buryo ibyo rero birambabaza noneho nkababazwa no kubona abakozi b'Imana barabashyigingije ahubwo iby'abakiranutsi biri kuribwa n'inkozi z'ibibi ibyo nibyo bimbabaza reka byende tube turekeye nyine urankashije nta kundi ariko numvaga navuga nyine none se ni gute nzajya kugurira ikote evode ukajya ku mukozi w'Imana warangiza ugahamagara kamera y'Isezerano TV kugira ngo wemeze abantu ko uri umukozi w'Imana ariko kubera kubikora muri business uraza nyine ugaragaze ko wanyambitse n'abandi bose bajye kuri public hari abantu nzi ubu ngewe arabonze bajya bohereza abandi amafaranga kaganga amafaranga uyankire kanaka bakayashyira abarwayi
kandi ari amafaranga menshi, miliyoni 3 miliyoni emilio, akayakoresha uko bayamuhaye ntibijye public, kandi yakoze igikorwa kigaragara. Ariko yego hari ibikorwa babiri watanze nka mituweli z'abantu 200 mu buyobozi bwite bwa leta, ubuyobozi bwite bwa leta ikaba yatumiye abanyamakuru, ibyo ne sawa. Ariko se ugiye gusura abandi Kanombe ujyanye na kamera, ubwo no bugegera. Adrien, reka ngiye nkwibarize ndakantu mbaza n'ukuri tujye no muri bira, kandi ibyo tuvuga tujye tubisanisha na bira ko ngendo umuvuga butumwa. Yego, urakoze cyane. Hari ibintu wivugiye uti abantu bari imfubyi, turabyemera ko baziriye n'abapfakazi n'abasuhuke, basuba bongeremo n'imfubyi n'abapfakazi n'abasuhuke n'abameneshejwe. None nibe we abameneshejwe niba abakene tubana nabo, abakire mujya gutanga imifuka 50 mukagenda ngo urusengero mukarushyiramo amakaro, mubazi neza ko babuze n'ay'inzu. Kandi gitangaza iyo credit yateye muramubwira ngo nsengera mukozi w'Imana, ariko kabutamwishyurira inzu. Ngombwira urumva nibyo yewe nti urabizi neza ko nyine abantu basigaye barya abantu. Uyu munsi ushaka kuba ugiye kujya gufasha abantu, ari umuntu wagutumye ati njya kumfashiriza aba bantu. Yego, ariko kuko atizeye ko wenda cyangwa se ashaka ko ibyo bintu bigaragara, akakubwira ati nshaka kujyana n'umunyamakuru kugira ngo aze kunyereka tuze kure ku gikorwa cyagiye. Yego, wenda n'abantu bari muri diaspora bishyize hamwe baragutuma. Yego, ariko bakutegetse kujyana n'umunyamakuru kugira ngo baze kureba bigaragara ku gikorwa cyagenze. Aho hantu uwo muntu urubanza afite n'uruhe? Urubanza afite reka mbikubwire, bose bararwaye. Ari uwatumwe ari n'intumwa, bose bararwaye. Wati ubutumwa buremera kuruta uburemera kuruta ubutumwa intumwa. Yes, none vo ni gute ngenza kunyuza amafaranga ndakwizeye? Ni ikibazo giteye giti. Eregari ry'abantu bafasha abantu. Wenda reka none tuve kuri iyo question, kuri icyo kibazo cyo kuvuga ngo wenda ngo no buryo bwo kutizera. Reka none icyo tukireke. Ashobora kureba akavuga ati aba bantu reka iki gikorwa tugishyire muri public kugira ngo wenda ubutaha tuzabona ubushobozi bwinshi, tuzabona abandi bantu benshi badushyigikira kugira ngo tujye gushyigikira abantu. Reka nanga urugero kubonza inge. Elize ndakuvuze nturakare. Elize konzi kajya kora ibyo bikorwa, katajya bishyira kuri kamera, ahubwo kabikora yarangiza abantu bakavuga ati ngo shima Imana kubw'imirimo myiza yagukoreye. Ariko yararagurira umuntu umuvuka w'umuceri agakamera do ku mugaragaro n'ibase nimbuje kunsura, ugasanga nta ntebe ngira, ugasanga wakameye wageze no munsi y'uburiri n'udusafuriye twogeje n'ututogeje byose wakameye kugira ngo bari ubuzima baye, no kugira ngo ugaragaze se kuri umunyamibabaro cyane. Ubuse n'ababaye bo mu cyaro batararya ku muceri kuva babaho, kandi barindiriye gute kuza kwa Yesu, kandi bakeze imbuto zikwiriye abihannye kugira ngo ugaragaze ko uri umunyamibabaro. Nuko bagenda bakamera n'agasafuriya wasongeyemo, nuko ese gukorera Imana cyangwa gutabarwa nuko uzuka kuri kamera ukagaragaza ko waburaye bagutabare. Ndaguhakaniye, Bibiliya yarambwiye ngo imirimo yanyu igimenywa nuzi imigambi yanyu. Ngewe wantumye Adrien ntunyizere, ni igitangaza. Mbona utanduma, nimba utamfitiye icyizere ukabona amafaranga nayarya, ntukwiye no kuntuma. Ariko ubundi nimba uzi kuri gukorera Imana kugira gushaka ko bijya public, nimba uri gukorera Imana, ngewe na Evode kuki nukorewe ikintu, kuki ukorewe ikintu atagusabira umugisha nabikwerekera Imana, nawe Imana yanyujije mu bimenye n'Imana ukarindira public. Mwavuze ko ari ugushaka audience no gushaka hit no gushaka abandi batera nkunga mukazamura ama etage n'amazu. Ariyo mpamvu namwe Imana izajye bateza kanseri, ikabateza imitima, mukubaka ibyo biyetaje
kubera ko bitarimo gukiranuka mu kubaka ngo nuducuramo kadastere nayo makonoshi ubundi warangiza ukarwara umwijima bakagushyira kuri regime ukiga kurya ikijumba ndetse na dodo zitagira umunyu bazita indwara z'ibihano ubu hari abantu benshi bazigendana kandi iyo bivuze atagubate kwa cinera Yesu indwara y'ibihano se ungiriye ishyari nta shyari nagize ahubwo mwihane mukizwe mureke ubugome icyaha n'ubugome niyo mpamvu Imana izajya ibikora shevo umuntu ayubake agire neza yicare mwidivo ubundi arwara ikigongo kidakira abahanuzi n'abavuga butumwa mujya musengera abarwayi nanjye njya mbikora mujye mubanza mubaza Imana ngo uyu muntu indwara arwaye si igihano kubera ko mutazajya mubazengera ubundi abana banyu bakaburara nimba waguraga n'agatsima kagahunga kakaboneka ukaburara kuko iyo usengeye umunyamwaku nawe umwaku kujyaho kubera ko wasengeye umuntu Imana yaciye kandi ubutumwa barabuzi Imana yarangeze kavuga ati wariye imfubyi shari igihe urya imfubyi Imana izi gusenga ikajya muri gobyori ikavuga ati Imana umporere Imana ikavuga ati nzaguhorera yakabyara tagibureke bigenza guhora kw'Imana ni kwishe kavuga ati n'abana ndago bazagira gute ndago bazabirya urwo rwe rugahoramo kanseri n'imitima n'imyijima ubundi nawe ugapfa nyine ukabisiga po yitewe yararemye neza umuntu nimutera gukundwa nuko nyine nawe ntacyo ariko ngo gore Imana nk'abantu bazapfesha ngo muditaye ku by'isi bitagira nyirabyo naratangaye ngo kubera ko iyo umuntu apfuye ngarabisiga ngo bikarirwa n'umuntu utarabiruhiye aravuga ngo n'ukuri kw'ijambo ry'Imana rero mujye mubanza mubaze nagarutse wowe uragiye umuntu wa Burayi yazanye 500 ngo mbe kiro cy'ibirayi ubu none kiro kigeze ngo ubundi bugari nibwo buhenduka ubona bwo bwarahenze bugeze kuri 700 na 600 inzara yisha abanyarwanda umuntu yadeye bitatu muyede ni bitatu cyangwa 200 ngahe koko abana be bagiye kwishura ari danje biciriwe n'ikigo leta ikafasha imfubyi abanyamadeni bakabarya none nawe urarangije urariye umunzani urawunusuye urangira ati mumere Imana haleluya nungutse 5,000,000 maye mushumba ijya 10 mujuma we umujye mubanza musobanura z'ibya 10 ari ibyo muzarya bikabagama mura ariko nakose Adrien uziko nawe wana wabishyize ku rundi rwego kabisa imiraguzi ya cyane yamize ibijyuje birayotsa ari igihe bikotsa mu bundi buryo vo reka nigeze mbona umuntu akirana cena mwizi yijira ibintu byose birashoboka nigeze mbona umuntu wize akamenya icyongereza wamureba ugasanga itabi ryaramwishe ibyo rero maze kubibona naje gusanga mu isi y'ijuru bishoboka iri fo rero ko umuntu wese icyo ashoboye yige kubaha Imana abantu basengera mu matorero n'mundakarire mujya muntumira muri inshuti zanjye n'abashumba ariko uraramutse wagira ijya 10 cy'indayo zikarindaye yavuye Dubai gusambana agatera umuzungu icyuma akamwica ubundi akarya 10,000 by'idolari nawe ukakira no mubwiriza ubutumwa ukamubwira ati we iravuze ngo irakuzamuye izamuzamura muri sida ajya gusambanya abandi ariko nawe kama mbaye mwese muzahano icyaha kimwe biti uzi cyaba zahwa icyaha kibufatanya cyaha ufatanya cyaha Imana izakibahanira dukomeze nyine uraho ariko muri hangana Adrien uziko nkanze wa arumva ivo ngubu mbivugishije ukuri nyine hari ahantu ujya aba barangi benshi nibo basigaye bahanura n'abacwezi twazanye ukuri kwinshi cyane abanyamadini benshi ariko nta kuri gukeya kubahereka nta n'ugwishe kubaho kuri n'ukuri none rero ikintu gitangaje abarangi ujya mu madini umuntu yaba afite impano z'Imana n'ukuri bazambwire nimba mbeshye bazambwire abahamagawe ndabizi ko bamwe bazandera amabuye kubera iki ukuri kuraryana kuri kuraryana kabisa nigeze mbwira abantu ndababwira ngo nucano ari isega ry'imbwa warangiza ugatera amabuye burya ikizabwejura mbere uzamenye ko cyumvishije burya niyo kizaba cyafashwe hari igihe rero uvuga ubukuri wavuga ubutumwa bwiza
birava ngo kuko bamwe ibyaha byabo bamwe bitangira kugaragara hakiri kare. None rero wajya mu rusengero berutse kujya kubwiriza mu itorero bantumiye ahantu n'ukuri umuyobozi umwe arayobora ibintu biracyo kandi yarari mu bihe byiza. Ngiye kubona ngira gutya mbona mbona nabarangi mama we kandi bose barashaka guhanura ariko bahanuze muzeke bande zaba kubita umushari nanjye ndahanura inyanzana n'ubutumwa ariko shaho umunsi Imana yagufashe shaho izakubaza uwagutumye. Hari abantu bazahanwa ibyaha by'ubufatanyacyaha ukabura isi ukabura ijoro. Satani azakubwira ati ntiwankoreye n'Imana ikubwire ngo ntiwankoreye urajya he uraba inzererezi. Ntabwo mujya mubyitaho muzeke inzererezi zizaba hano mu isi rero ngo mu Rwanda ngo hari inzererezi ngo babita mayibobo no mu mwuka hari inzererezi zo mu mwuka hari n'Imana izita inzererezi. Reka nikomereze noneho ngubu ngo babashuma bamwe ariko ayo mafaranga murya shawo atarimo gukiranuka mwabavuga butumwa mwabahanuzi mwabashumba azabahagama mbivugishije ukuri. Bibiliya vanguzi gukora neza ntabikore azabizira, uzi kubwiriza kwihana ntabibwirize azabizira. Nanjye Adrien nindabivuga nzabizira uko ndabizi. Kubera iki kwikuraho urubanza none kugeza abantu bashaka ko mbabwire ibiryoshye kandi byose biri muri Bibiliya. Muri Yesu biremera. Bibiliya ni biblioteke ni isomero harimo ibyiza n'ibibi harimo imigisha n'imivumo. Tugomba kubabwira n'imivumo rero abantu bazavumwa kubera ko ari ibivume banze kumvira Imana. Gute rero muri Amerika ubu ingorane zihari ku bashumba n'abapasitoro ni zimwe. Bamwe bagiye bajya guhinduza ibitsina, abari abagabo bahinduka abakobwa, mu nyuma bumva ubutumwa bwiza barakizwa. Bamaze gukizwa bamwe bagashaka kujya kuririmba bakajya muri korari. Ubu abashumba bahamagawe muri Amerika no mu Burayi nizo ntambara bari kurwana. Akareba ze ndamushyira mu bakobwa arajya muri korari saritwa umukobwa aritwa umuhungu. Ari byo merutse kubona kuri YouTube ariko ishyano riragwira harya ngimvura ngo ndiyaguye none yaraguye ariko ndiyagwiriye kugihe ibito bitaragwiriye kugihe mwe muravango nihinduka ry'ikirere mwabaye ibyaha mukora ahubwo mwagiye muri katuka byari byatumye imvura itaba none byatumye imvura itaba. Abantu bose iyo bakoraga ibyaha Imana yarabahanaga. Nimba bazeri yarabahanaga s'abanyarwanda n'ibitazahana nabo mw'iki gihe generasiyo abajya gukora uburaya muri Dubai no muri za Canada ubundi mukazanira abagore banyati mukozi hello mukaza ati Imana yanzamuye mu ntera ubu n'ibitazahana. Ubu Imana izanga guhana abantu batanga ruswa z'ibitsina ngo bakazamurwa mu ntera. Icyo gihe iyo mishahara y'ukwezi niyabagaho byine nimbara nabagaho nabyo nzi byenda bazambwira abantu baza amateka nibitazana. None reka nivugire icyo nari ngambiriye kuvuga tibanera amabuye kandi ngo banayandera na Yesu barayamuteye bamwise Yezeburi umwami wa Yezeburi kandi yavuga gukura ari umwami nawe inama w'Imana. Ngewe rero buriya mwaba muri nukunora kubera ko naye n'umwami wanjye barayamuteye nta kibazo rero nanjye kandi nitabye Imana ndibavugirisha. Reka nikomereza noneho ngiyeyo ndeba ibintu ujya muri korari ugasanga korari n'abatinganyi ugiye kubwiriza wajyamo n'ukuri ibi mbabwira simbahisha. Hari aho njya ngasanga n'abatinganya abandi n'abarozi. Mu Rwanda se aba yabatinganya u Rwanda ndabatinganye uzajye kuri YouTube hari abo bita ngo Semuhungu kuri Instagram baba bari kubyinisha ibibuna ariko impfu ziragwira yobo turapfushije. Hari igihe yanga umuntu yapfuye ariko urugupfa ruhagaze ko rwisha abantu. Basura kabikora bikorere mwibanga base nimba warabaye intumbi ariko noneho babigize public ngo ni Semuhungu. Naramubonye ari umukobwa ngira ujye umbwira ati wabonye none ISEZERANO none nanjye ngakora research nkareba nkabihuza na Bibiliya. Noneho narerebye rero nagiye kuri Instagram ndeba Semuhungu hari n'abandi
ariko Semuhungu we narababaye. Umuhungu adingisa ikibuno, umuhungu aritoboza, umuhungu ahindura ijwi no kuri YouTube arerega ngo ni sadunda, ariko abantu basi Kabera njya mbona yarahagurutse na RGB n'abashinzwe umuco, mujye muvugisha ukuri mwabayobozi, sibyo? Ndo umuturage nemerewe gutanga igitekerezo, uretse no kuba ndi umuvuga butumwa. Ngewe nanjye nshinzwe kurwanya ibyaha, ariko ngiye sindi leta, ariko mbirwanya nkoresheje iyobokamana, ngahana ngatesha mu mpano Imana yampaye, sibyo bayobozi? Nta mushahara mbatse, tujye tuvugisha ukuri. Nanjye ndabitanze, ndabivuze, nanze igitekerezo, muzambabarire bayobozi. Iyo mugiye kuri YouTube mugasanga Semuhungu ngo ni motion, ngo ni Moses motion, ariko ari abantu badakorwaho, ubu mugiye kunyataka muntu ke karabaye, ariko nta kibazo. Muri myaravuze ngo nubwo umwami Yesu ankunda ndamahoro, kuko uvuze naho ndiho napfa, naho nzi ko nkundwa n'Uwiteka. Ngo ngwake nagereza utayigiyemo nuko waba warasenze. Erega abantu bafite audience hanze, sinigeze nigisha nkabwira ko abantu bavuga bikaba ariko barategeka n'ibikomere. Niyo mpamvu ingoma zo mu isi zose zigira garande, ari iz'abami, ari iz'abatware, ari iz'abanyemadini. Hari abahanuzi bavuzwe ba Pawulo, ba Yohana, ubu ibyabo byararangiye, tubivuga muri Bibiliya, ariko imibiri yaragiye. Nega amatwi evo cyane. None abantu baravuga bikaba, ariko ndi bategeka ngo bikomere. Yego. Ikindi nababwiye ngo amakuba atinya Imana, ari yabimbwiye amakuba atinya Imana, ariko atinyuka abantu. Ndabaga ngo yahannye Israel, abayisiraheli pardon, batazava ngo mvuze Israel mbonye umukozi w'Imana, no, siwe navuze, dore ko twumva nabi. Iyabahannye ikabacyaha nizabura guhana abatinganyi. Urambwiye ngo nta batinganyi bahari, bazajye kuri Instagram barebe umuhungu bazapime. Hari n'abajyava ngo ni imisemburo, ariko mwakabyara mwe, Imana niyo yibeshye, ubuntu bw'Imana mwarabuhinduye. Mubona Imana hari umuhungu ikwiye kuhashyira umukobwa, na hari umukobwa ikwiye kugira gute kuhashyira umuhungu. Noneho rero bazajyeyo barebe Semuhungu, barebe Moses, ngiriya foto yarabiciye bigacika. Buriya niko mwabonye, buriya yaracitswe, ubundi barabikoraga bijya kuri public, buriya ibyaha bitangira kugaragara rwishwe. Ntibabafunge, ntibabahane ngo butinganye. Muzagende murebe ngo ni sadunda, ariko isi yarashize mwakabyara. Umuntu w'umuhungu yambara ijipo, umuntu w'umusore yambara ikanzu, noneho biterejeho n'amabere. Hari ibintu reba ukavuga ati koko intumbi ziragwira. Nti none se bihure n'ijambo ry'Imana. Bibiliya iravuga ngo bajya kumwira ngo mu minsi imeruka ngo hazaza ibihe birushye. None se tubireke birushye? Adrien mari nzakora icyo nzakora mbivuge, wiyanaziyane ruzaca Imana. Ariko nanjye Bibiliya yaza kuba yandikwa, ari byo nanjye nakavuze mu mateka yanjye n'abandi n'ayabagitwaza twayekiramo ubundi byo bakoreye Imana na rugamba, uburyo bakojeje bitangaza. Abo n'abantu nzi Imana yakoresheje, tugashyiramo n'aba Masengo, tugashyiramo n'aba Watwandikira, tukavuga uburyo bazanye ubumwe n'ubwiyunge Imana yagiye bakoresha, tugashyiramo n'amateka y'igihugu cyacu uburyo byagenze na Imana yagiye ikoresha, natwe twakabakizemo. Noneho mugiye kumbwira ngo none se uhinye ijambo ry'Imana, ariko hari ibyo navuga kandi ngavuga mfite impact nshingiye kuri Bibiliya. Noneho umuntu agambwira ngo none se ngo hazaze bihe birushye, mbireke birushye nawe bireke birushye. Ubwo se agakiza Imana yagwaye n'Imana yagwaye zaba zimaze iki? Kuyobora itorero ze byaba bimaze iki? Ubara amatorero atakibona abakiriye, ntakibona abantu bajyayo abakirisitu, ngo kubera ko iyo babwirije mini wapi aba ba audience ro kwambara ubusa bo barababwira ngo karibu, banatanga menshi
kubera ko ariko se mwabura kuyatanga muyakura mu bujura, abandi muyakura mu buhemu, abandi muyakura mu busambanyi, abandi muyakura mu butinganyi. Erega baranabahemba, amakuru narayamenye. Namenye ko ariko mbega yewe uziko natangaye, namenye amakuru ko abatinganya ari amavuta bisiga imibiri yabo ikoroha. Navuze nyine reka mbivuge mu kinyabupfura. ese ko numva banabikurikiranye abantu barwaye urwaga inyama z'urwaga sha kesketi ngo amavuta bisiga bikagenda bite. Adrien nzajya nsengera umuntu nabajije Imana have mutazi nyako bigenda ku bantu ni byinshi. None uyu munsi kabisa none se njya kubwiriza ubutumwa ngomba kuba mfite nosiyo. Narabikurikiranye ubusambanyi buri mu masaro, hari amavuta bazana bagasiga bakagira gucya ngo tugusige gute. Mwabakobwa mwishaho n'abagore mukora muri saro, abagabo babandi mwirirwa musambanye, Imana izabakubita mwarekuye. N'abandi mwashinze amasaro ariya yo nzahora nyavuga, ariya ngo body to body babyita muri sauna massage, body to body. Ye ariko rwose ngo ndabutinganye. Adrien arabyemeje, nuko abanyamakuru bajya bandikaho n'abarwanya leta. Sinemeje ubutinganye, ariko hari ibyo nabonye. Ibyo nabonye ndabivuze namwe kandi murabizi. Nayo nivugira leta. Mwambabariye muvye Semuhungu mubatumyeho, mbatumye bamusengere basi nambaraga leta se yirukana abazimu. Ntago yirukana abazimu, abapasitori nibo bakabirukanye n'abahanuzi. None abenshi baratewe, ariko abenshi babishoboye nibasengera u Rwanda n'abanyarwanda n'isi muri rusange. None urashaka ko Semuhungu wamwirukana abazimu? Ushaka ko Semuhungu wamwirukana none se n'ubuzima afite? Na Sadunda n'ubuzima. Hari n'undi bita Moses. Apana ari Moses wundi, hari n'undi bita Moses. Ari Moses ngo wa motion, ngo bamwita ngo motion, ujyanye no gukora ama design y'ibintu byaje ndimunda. Ariko no wite wundengerita yewe inzu wavuze abati mwumva rubanda rw'umwami. Njewe ndimundakariye murabimwumva rubanda rw'umwami. Yarabadanzaga bati yemwe rubanda rw'umwami namwe murabamwumva. Na mateka numvise mu banyarwanda. Ibi uriya ni umunyamwuka. Cya kuri Instagram urebe, uriho reba Moses, igihungu cyiza manda cyakavuyemo umugabo bye akatubyarira abana beza akabyara. Ngo njewe ngo sindumu ariko nyir'ubutware umuntu ahakanu ngo njewe ngo ari nabo nabonye muri Nigeria bo we yarabihinduye bamuteraho amabere aradingisa n'umubiri barawuhinduye baramubaga yahindutse umukobwa. Ese Adrien ko bavuga ngo hari abavuga ngo niko bavutse? Niko bavutse. Ubu Imana yahinduye umwanya, ahari umwanya w'igitsina gore yashyize igitsina gabo. Imana yaribeshye kweri. Wa Mana wumvise ko bagutangiye bamya ko wibeshye? Kanabo nose ntiyari ibihugu bimwe twabonye Imana nijye yitiranya amazina. Navuze ko abantu bavuga bikaba, ariko bagategeka. Niyo mpamvu ingoma zabo zose zo mwisi zizarangira. Ingoma z'abami nuko muri byavuze, ingoma zose zo mwisi yacu zijya zihita zishira abanga Imana ntibayisenge. Umva bazapfa abanga Imana ntibayisenge. Umva ekute monami bazapfa. Umviriza nicyo nendeye kuvuga. Be kwibukwa amagufwa y'abakiranutse aravugereka. Ubu hari intwari mu Rwanda tujya tuvuga zakoze ibitangaza, Imana irazikoresha. Tujya twibuka tukavuga kabisa izi ni intwari. Barapfuye ariko turakibuka ibikorwa byabo kubera ko bapfuye gitwari, bapfuye nk'imfura, bapfa gipfura barwana ishyaka, barwanira igihugu, barwanira n'Imana. None ari n'intwari za Bibiliya. Ndi mu gasata k'iyobokamana, ndi muri Bibiliya, nshuti z'umusaraba. Ndi umunyarwanda, nemera abanyarwanda, nemera Imana, nkunda Yesu. Nubwo hari n'abayirwanya
amaradiyo ngo ni Fine FM ariko nubwo ari business banyama business ngo ibiganiro bica kuri radio yo kumva radio saa 5 z'ijoro we na saa 3 mbega ibiganiro by'ibishizi by'isoni ibyo bajyaga bava ngo ni mu gacaca mu gikari bahitaga ngo iki bajyaga bahanira abana baganira ababyeyi ni hirya babijyanye ni public ngo ni iterambere ryabayitera nyuma iterambere rituma umuntu w'umubyeyi ajya kuri radio saa 3 akavuga ibintu mu mazina biriya bintu byatinywaga mujye kumbwira ngo ariko ngo urabona ngo yagakwiye ko bimenya ngo no mu ishuri barabyigisha ubu ari cyo bita liberté isi iri mu cyo bita liberté totale liberté n'uburenganzira muzi kubona teologie ari teologie liberale liberale n'uburenganzira bwanjye isi nayo iri muri liberté mwageze muri liberté ariko reka mbabwire niyo mpamvu ibintu byose byo mu isi y'ijuru bifite aho birangirira ariko mwibuke ko muzabibazwa ati iyo myumvire y'iyobokamana mwayikuye ati imana yacu ni ryangombe na nyabingi niko mujya munabivuga abanzi b'umusaraba imana yacu iriho kandi iranakora uraho hawe numva ndobutseho ariko nukuri hari igihe umuntu abarushye pe nanjye narindushye numvaga nikoreye ibintu byinshi ngo koko umuntu w'umugabo ajya public akavuga ngo ni umukobwa none akaba ngo munyite byose bakwita byose uri imana nonye ngo abagerizi ngo ndi umugerizi ikintu cy'ubutinganyi cyarakubabaje cyane ngo iki agezeho ubutinganyi butatu abakobwa babiri ku muhungu umwe abakobwa babiri ku muhungu umwe abahungu babiri ku mukobwa umwe ntumbaze uko babigenza ababikora bazaguha ubuhamya amakuru yabo narayamenye yose leta y'u Rwanda abantu batuye isi bayobora East Africa n'abayobora isi muri rusange mufite ngo za food woman ngo za iriya miryango UNICEF za UN ibyo mukora ariko sinabarenganya ibera umuntu yonse niryo rimukuza ntago nabarenganya rimundakarire mukwiye kwihana nimutihana umva ukuntu Bibiliya yambwiye hari bavuga ngo none senga Adrien ngo kwavuze ngo ibintu byose mu magambo umva uko birivuga Paul rwandiko Paul rya bikorino haravuga ngo ndimuzi yuko imibiri yanyu ndimuzi yuko imibiri yanyu ari ingingo za Kristo mbese noneho ntore ingingo za Kristo nkazihindura ingingo za maraya ntibikabeho ingingo za Kristo nzihindura ingingo za maraya nkuko mwabigenje ntibikabeho ikindi abikorino urwandiko rwa mbere Paulo yajya bikorino 6:16 timuzi yuko uwifatanya na maraya muranyumva cyaca cyo ufatanya cyaha abantu bajya bagira ndimuzi yuko wifatanya na maraya ababaye umubiri umwe nawe kuko Imana yavuze iti bombe bazaba umubiri umwe ni hame rya Bibiliya ni hame ry'Imana umugore n'umugabo none umuhungu n'umuhungu barevatanije ngo sabati byitwikize eze ko abantu bazi amateka nabazi Imana yahaniye Kayini nabandi kana Sodomo ni Gomora yabazezaga iki n'ubutinganyi none ubu wagezweho batatu none Adrien ngiye ikibazo mfite ni ikingiye ko hari abapasiteri dusigaye tubona ngo basigaye babashingira ntago ari abapasitori ndimubekera abashumba ubwo se nuvuga abapasitori nuvuga abapasitori gitwaza akabivuga akitwa pasitori na Rugamba nabazigira inshuti n'abantu nabo nibonze ubu kuko ntibakatubesherera abashumba ntago ari abashumba no ni amasega yinjiye mu ntama yaje kurya intama
abapasitoro bahise naho ku bihugu biba byaremeje ni ibipasitora ahubwo kuko ntabwo ari abapasitora. ariko noneho uyu munsi hari ibihugu byemeje ni ibihugu ariko si Yesu ndetse kandi si n'Imana kandi si n'ubwenge bw'umuntu. Erega Imana yakoze ikintu gikomeye, yaduhaye amahitamo, iduha kumenya ubwenge butumenyesha icyiza n'ikibi. Biravuga ngo nimwite igiti kibi n'imbuto muzite mbi, kandi nimwite igiti cyiza n'imbuto muzite nziza. Nta wakera umutini ku mugenge, nta n'umugenge wakera umuzabibu. None urimo avanga ibihugu, ni ibihugu si Imana, kandi ibyo bihugu se bo bazahamaho burundu. Erega nanjye nzapfa ndi kubivuga, namwe muzapfa mubimenye. Erega hari ahandi muzajya mugabanye icyokere, mugabanye ibiciro, mwige guca bugufi. Imana ni nyakubahwa, nikwiriye kubahwa hejuru y'abami n'abaperezida bo mwisi n'abakomeye bo mwisi, nikwiriye kubahwa ni iya mbere. Mwige guca bugufi rero. Abapasitoro barabashyingira, nibabashyingire nyine Moses umwe nyine. Uko pasiteri yashingira umutinganyi, pasiteri watari umutinganyi ntibishoboka kuko nawe abariwe. Adrien, uyu munsi urakoze cyane kubwiza message za utanze. Reka nzite message abandi no butumwa nyine. None sugira ngo niki no butumwa, kandi no butumwa bwiza buvuye ku Uwiteka, kuko ndababaye. Ababyeyi barababaye. Ababyeyi bajya bavuga, twajyaga umubyeyi abyara akavuga ati ngufatiye iry'iburyo mwana wanjye, none ze bazajya bafatira iry'ibumoso. Umuntu abyara umwana akeneye atakakana kazankura ku murimo mubi, yanabyara kuzukura akavuga ati byenda kazamembura. Uzi kubona ikintu cy'ikigabo gifite ubwanwa banyihanganire koko yambaye ijipo koko, yambaye ingutiya ikanzu na koda. None se Evo, wowe wabyaye umwana wawe ukabona yambaye ijipo, ari umuhungu ufite no kuvuga ko badafite aho bavuka, yaba ari imibiri. Oya Adrien, imibiri y'abagabo ibiri mekanike, iy'abamama bayoroheje. Kubona umukobwa yiyisa umugabo, abantu bataza kuvuga ngo kubona umukobwa yiyisa umugabo. Hari abakobwa babaye abagabo apana mu bitekerezo. Cyera abanyarwanda nyama ngo umugabo si ubutumbe, ntago ari ubutumbe, ariko kubona umugore yahindutse umugabo akavuga ati ngewe nta misemburo. Nanda bajya bansetsereza, ariko badi ndimo ndasenga abantu biga shimi n'abiga biology, Imana ijye bahana umwuka wera basi bazajya barobanura bakagira. None ze bari abantu badogiteri ngo bapfundikanye tunyangingo, nta mwuka wera bagira. None ze nyine bazakora iki? Hari umwuka wera se bagira? None ze bagira nimba umwarimu wegeje teology ari umutinganyi, nimba umwarimu wegeje teology anywa itabi, ariko iyo ufite umwuka wera urarobanura. None razakubwira ati kunywa itabi nta kibazo, kunywa inzoga nta kibazo. Iyo nibyo bita liberté, priorité totale. Nkagira uburenganzira bwanjye isi, nkagenda nkaba .com kameme. .com niki no umuntu ugendana n'ibigezweho, nkagira audience, nkagira fana. None narumvise avuga ngo ni sadonda, nk'iyo mbona ngo ibintu ngo ari bigambo yavuga nkaba nabafana banje, naho kagenda umwirukanga inyuma, bamwe ngo bajya banabahemba. Allo nako segene sirabibemerera naho muyakura, nyamara imfubyi n'abapfakazi mbese mwagiye muyazana tukabaha abapfakazi n'abakene ko tubafite kuko. None hari nava mu butegaji yego iyo ngiyo none ntibababwiriza agakiza. Umuntu afashije abakene ari umutinganyi, ukamubwira ati ko nugu yamaye umenye kuzashya. Iyo mirimo ukora ntayizandikwa, byiburiye n'ibyaha byandikwe, nuko ayo mafaranga yabakijijwe. Ariko pastor muzima yakira icya 10 cy'indayivuye Dubai, agasenga ngo Imana imuhumugisha, iramuhumugisha muke. Nzahira imirimo y'amaboko yawe, iriya none imirimo y'amaboko. Nose cya 10 ntigishobora kuza mu rusengero kigakora ibikorwa bituma itorero ritera imbere. Pastor amubwirije ubutumwa nta kibazo, ariko se none nujya gusenga muri birate natuye umugisha w'Imana, yavuze ati sa amafaranga nyatuye hagakiza.
n'abajya babanza babatiza amafaranga oye wayatuma ukabwira Imana ati Imana uyu muntu yamaye avuye mu byaha ahubwo amafaranga bayambere n'ayanyuma yakiriye ntazongere gutingana ntazongere guzambana banza kizwa cya 10 se kikava karakanyuzemo yawa niyo mpamvu nyine bazashya nabo aha Adrien urakoze cyane ndimire kubwo ubutumwa duhaye abo gwizezerano muri aho ndabataje ariko mukizwe ibintu bimeze nabi bagutera amawengere ntago ndabandi kumwe nawe ntacyo nakundi nyine naje nitabye Imana umwuka wera ari burije ntacyo aranyomora aha ariko Adrien urakoze cyane iyi message abatinganye mwihane ngiye kubasengera abarozi mwihane abagiye mu bapfumu mwihane abakoresha iriya myuka y'abarange mukavuga ko muri aba pasitoro b'ibitangaza mwihane ba nyirindekwe mwihane yego kuzajya mwisikora mukavuga ngo mwuka ngakira ngo ndumva ibihe byiza ngo ndo araho nagiye kubwiriza noneho muririmbyi arangije anywa inzoga arasinda arangije agenda abyinira abantu nige nagombaga kwigisha icyo giterane arangije ati ndumva amavuta yamanutse ngo yazamutse ndumva amavuta azamuka avaye ngo yingo numva ibihe byiza ngo amavuta yaza ngo yabwirije azamura amavuta kandi ari agacupa karimo se amavuta ngo yazamutse amavuta ajya azamuka cyangwa aramanuka arazamuka cyangwa aramanuka Adrien sengera abatinganye dusoza ikiganiro nyine buretse umvevo amavuta arazamuka cyangwa aramanuka no ati numva ibihe yagize ati ndumva ibiheka ati ye avuga indimi zazindi z'ubwesikuru z'abarangi ndavuga ni numva izira ati numva amavuta yazamutse ka hayiwe abana make kacikaje ati dore ibihe byiza mwihane kandi murabizi abesikuru murabizi ba pasitoro mukorera Imana congratulation harimo abonzi bavuga ubutumwa bwiza kuko bose sinabamenya kandi hari nabo ntaragera iwabo mbona imirimo yabo n'imbuto zabo hari n'abatanze congratulation rero evo wandimanganyije uzi impamvu naye ndikubwira leta basiba ibintu izambabarire abafite umuco na siporo n'abashinzwe uburere mboneragihugu biriya bintu ko perezida w'u Rwanda nyakubahwa atabyemera katabyemera kuko n'abanyarwanda ko tutabyemera ko umuco wacu utarimo mwambabariye mugahana mugateja bari abantu mukazajya muzabafunge mubajyane mu kigo ngorora ngo kigo cy'ingororamuco bakeneye ingororamuco ubundi nanjye nemeye kuzabasengera nkababwiriza ijambo ry'Imana. God bless you. Ngiye gusengera abarozi n'abatinganye n'abasambanyi n'abantu bimuye Imana mukiyiringira ubwanyu tugiye gusenga ubundi namwe mwari imfubyi n'abapfakazi nari amafaranga mwagiye murya shaho bakaboherereza mugatera inkunga abantu mwaragiza mukayubage mushatse mwahigura Meliso igandi Boston uri Imana ivuga bikaba nkoresheje ibyo wambwiye kandi mvuze ibyo wambwiye. Bibiliya iravuga ngo ibimwuzuye nibyo yatwujuje nanjye ibyo wanyujuje nibyo wanyujuje nibyo mvuze. Shyigikira umuntu wese ukurikira iki kiganiro kandi ahembuke. Nsengeye indaya abarozi abatinganye abasambanyi Imana basuri kandi baye kwihana. Igihugu cyacu cy'u Rwanda uturinde iyi mvura yaje itagwira kugiye kubera imyaku n'imikoshi iri mu banyarwanda ndetse no mu bantu bakora ibyaha n'abadiaspora bimuye Imana bakahagarara igihugu cy'u Rwanda bakatuvugira neza ubundi bakarwanya igihugu ubundi abandi bagasambana. Ndasenze iyi myako yaje mu gihugu cy'u Rwanda ituma imvura itagwira ku gihe. Iyi myako yaje mu gihugu cy'u Rwanda ituma abatinganyi bareze izuba rirasa mu gihe kidakwiriye. Abandi bajya muri shimi bakavuga ngo abandi bajya muri biogarashi muri biography mwami bagakora ubugenzuzi bwabo bw'abantu mu byo bize bakora shimi mu buganga mu mutabire bakabibura bakavuga ngo akayongero karatobotse ngo niyo mpamvu ngo imvura itakigwira ku gihe. Nyamara twajya mu mwuka twebwe tugasanga bihabanye n'ijambo ry'Imana. Iteka ryose abantu bakwimuraga warabahanaga. Uturinde umujinya wawe igihugu cy'u Rwanda n'abanyarwanda muri rusange bababarire. Utabare isi muri rusange abarushye n'abaremerewe batabare imfubyi n'abapfakazi n'abashonji n'abababaye n'abakennye ubatabare n'abarwayi. Ikiganza cye gikora ibitangaza mu izina rya Yesu amen. Imana ibahe umugisha.